Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, bakristo bitorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu nashimwe. Bene data bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tubyutse muri iki gitondo tunezerewe Imana yacu, izinze ijoro rizinguye amanywa. Imana ihabwa icyubahiro, iracyakora imirimo n'ibitangaza, iracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana nishimwe. Banza Imana, byuka uhereza Imana icyubahiro, zirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe, zirikana gukomera kw'Imana, zirikana Imana yawe uburyo igukunda, uburyo ikurengera, uburyo igutabara. Zirikana ibyo Imana yakoze byiza ku buzima bwawe, zirikana imanza yakuneshereje ikakuburanira, zirikana ibyo yasibye ku buzima bwawe, zirikana uburyo ki Imana rwose yakuneshereje. Tukiri muri iri jambo ryitwa kunesha muri iyi minsi, ujye ugenda uzirikana ukuntu Imana yagiye kuneshereza ababisha bawe. Imana nishimwe cyane. Navuga ngo muri iki gitondo wongere wizere Imana, wongere utumbire Imana, wongere urebe ku Mana yawe. Imana nishimwe. Wongere wishingikirize ku Mana, bityo bigutere kubyuka usenga Imana, uyishima kandi unayiragiza uyu munsi, uyereke iby'uyu munsi byose, uyereka aho ugiye, uyereke mu kazi kawe, uyereke proje yawe, ugende wereka Imana inzira zawe zose. Ubwire Imana uti Mana mbanziriza njye imbere unyobore. Imana iragenda ibikugenzereza neza. Imana ishimwe cyane. Kandi ujye watura ko Yesu ari umwami, ujye watura mu kanwa kawe uti Mwami Yesu Kristo ndagukunda, kuko nawe wankunze urukundo rutarondoreka, unyihanganira ndi umunyabyaha ruharwa, ariko umpa agakiza ngo mbeho kandi nzabone n'ubugingo buhoraho. Ujye ugerageza wature ko Yesu Kristo ari umwami. Numvise hari abantu bambwira ngo batinya kuvuga ngo Yesu ashimwe iyo bari mu bigurupe byabo by'urukozasoni. Ushobora kumuhamagara ukamubwira ngo Yesu ashimwe, agahita akubwira ngo kubera iki? Ahantu ari aba ari kumwe nabo ntago ntibimwemerera kuvuga ngo Yesu ahimbazwe, ntago bimwemerera, kuko abadayimoni baba bamugose. Ujye utinyuka watura izina rya Yesu Kristo ku rurimi rwawe. Imana nishimwe. Imana izaheraho ikore n'ibindi. Umwuka wera azururuka ajye mu buzima bwawe akuneshereze. Imana ibaha umugisha. Rero nakubwira ngo banza Imana, na hahandi utakandagira utagera utamenya ibyaho, aho ni mu mutima w'umwana w'umuntu. Imana ikugire neza. Nyemerera rero muri iki gitondo Yesu Kristo ashimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu kunesha. Twabonye ko umuntu hanesha umuntu uri ku rugamba, hanesha umuntu urwana intambara. Nawe rero urabizi ko uri kurwana intambara zimwe ndetse n'izindi, gusa intambara z'abantu ntago zisa. Izanjye ntago ari zo zawe, nawe izawe si kimwe n'iza mugenzi wawe. Buri wese arwana intambara ze, ariko izo ntambara urwana, icyo nkwifuriza ni uko wanesha, ukambara intwaro zose z'Imana. Imana nishimwe. Maze ukanesha ku rugamba, ukanesha ibikugerageza. Yewe Imana nishimwe. Twabonye ko umuntu ahagaze ku rugamba rw'uburyo bubiri. Hari urugamba rw'ibyaha, urasana na Satani n'abadayimoni. Hari urugamba rw'umubiri, iruba ry'umubiri. Mbese hari urugamba, hakazaho n'urundi rugamba ruri fizikali rw'abana b'abantu. Umuntu akakushoraho imanza, umuntu akakushoraho ikigeragezo. Urwo ni urundi rugamba yewe. Ariko umuntu we wamukwepa, umuntu we wabona uko ubigenza. Warangije kunesha urugamba rwo muri wowe, uriya nawe wamunesha. Rero icyo nkwifuriza ni uko usaba imbaraga z'Imana, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akakubashisha kunesha urugamba. Umugaba mukuru, indirimbo twumva, umugaba mukuru ni Yesu Kristo, ni umurwanyi kandi ni umuneshi.
Imana ibahugirire neza, wambara imbaraga z'Imana kandi wumve wuzuye umwuka wera, wumve unyuzwe na Yesu Kristo mu buzima bwawe, kuko niwe wakurwanira kandi niwe wakuneshereza. N'umugaba w'ingabo mukuru, n'umurwanyi n'umuneshi. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12. Twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, Imana ishimwe cyane, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Imana nishimwe, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Imana ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana. Tukiri muri teme yacu yitwa kunesha. Iyo umuntu yanesheje urugamba, ahabwa iki? Ingororano, ahabwa ibihembo. Yewe Yesu Kristo rero nawe avuze ngo iki? Aravuze ngo ndaza vuba, ndaza vuba. Yesu aravuze ngo ndaza vuba. Muri iki gitondo ndakubwiye ngo Yesu aje vuba. Yesu araje, Yesu araje. Aravuze ngo dore ndaza vuba. Ikibazo naza vuba, arasanga ku rugamba uhagaze ute? Ese arasanga urasana n'ibyaha rwose ukabinesha, cyangwa arasanga ibyaha byarakurambitse, byarakubyinnye hejuru, warahindutse kazizi k'ibyaha, warahindutse amazina, barakubatije amazina, ufite izina wabatijwe rya gikristo ubatizwa, ariko ufite n'irindi zina bakwise ry'ibyaha byawe. Yesu rero aravuze muri iki gitondo ngo dore ndaza vuba, kandi aje azanye ingororano. Azaniye ingororano abihanganye, azaniye ingororano abanesheje ibyaha, azaniye ingororano buri wese, ariko n'umunyabyaha azamuzanira ingororano. Ingororano zawe nizo kuzura ikimwaro, nizo kuzura amaganya n'agahinda. Ingororano zawe nizo kurimbuka. Rero Yesu aravuze ngo dore ndaza vuba, kandi turi muri ya teme yacu yitwa kunesha. Niyaza rero agasanga waranesheje ibyaha, agasanga waravuye mu busambanyi, agasanga waravuye mu biyobyabwenge, agasanga waravuye mu bwomanzi, agasanga waravuye mu matiku, agasanga waravuye mu bwicanyi, agasanga waravuye mu igomwa, Yesu aravuze ngo dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano. Iryo jambo rero rigutere kwihangana, wowe uhagaze ku rugamba, wowe uhagaze utegereje Yesu kakurengera. Yesu aravuze ngo dore ndaje vuba. Yesu araje rwose ngo dore ndaza vuba, kandi aje azaniye ibihembo abihanganye bose. Aje kugororera abihanganye, aje kugororera abanesheje iruba ry'umubiri, ntago ryoroshye. Yesu araje wowe wanesheje icyaha, wowe wakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu Kristo aravuze ngo dore ndaza vuba, ngo kandi nzanye ingororano. Ntago aje gusa, aje kukugororera kwihangana kwawe, aje kukugororera. Yewe arabanza guhanagurira amarira ku maso, arabanza kugaburire kuri ya nzara yari yarakwishe. Araje, yewe Yesu aje kukugororera, kuko wihanganye ukanesha icyaha, ukanesha ibikugerageza. Warihanganiye, wihanganira ku munzani, urihangana, yewe ibiro byawe biruzura. None Yesu aravuze muri iki gitondo ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Imana ishimwe. Ahubwo ikibazo, ese wowe wabivuyemo ukabirambika ukavuga ngo niko byahoze? Ko Yesu avuze ngo dore ndaje vuba, arasanga bimeze gute? Nukanguke nubyuke. Yesu aje kugororera abihanganye bose. Yesu aje kugororera abahagaze neza ku rugamba bakanesha iby'iyi si n'ibyaha. Yesu aravuze ngo dore ndaza vuba, ngo kandi nje nzanye ingororano. Ntago aza gusa, araza akugororera, araza guhorere, araza guhanagura amarira, araza yewe aguha ibihembo bihwanye n'ibyo wakoze. Imana ishimwe cyane, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana nishimwe. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ku rugamba ngo ndasana n'ibyaha,
ngo kandi mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ese wowe reka nkubaze, ibyo wakoze ni ibihe kuri urugamba duhagazemo muri iyi si? Iyi si rega umuntu wese arakirana n'umubiri, agakirana na Satani, agakirana n'iyi si, ntabwo byoroshye yewe. Ese ku rugamba wakoze ibiki? Muri iyi si wakoze ibiki? Muri iyi si witwaye ute? Muri iyi minsi umaze kuri iyi si, urabona wowe ubwawe were gutegereza ko abantu bari bo baguha amanota, were gutegereza yewe yuko abantu bavuga ngo witwara gutya. Wowe ubwawe mu mutima wawe, uwo mutima kari wowe umucamanza wa mbere ufite, wowe ubwawe mu mutima wawe urumva ukwiriye ngororano ki? Ukwiriye ngororano ki? Iyo wicaye mu basambanyi urumva ukwiriye ngororano ki? Ese iyo uzira ibizira ukwiriye ngororano ki? Ngo buri wese azahabwa ingororano zikwanye n'imirimo yakoze. Urumva ukwiriye izihe ngororano? Iyo urebye ibyo ugambirira, iyo urebye ibyo ukora, ukwiriye izihe ngororano? Imana itugirire neza. Ngo kandi ngo nzaha umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Imana idutabare. Yesu arangije avuze ngo iki? Ngo ndi Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Imana ishimwe. Urahirwa wowe umesera ibishura byawe kugira ngo wemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi winjire mu marembo agana muri rwa rurembo. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Imana ibishimire kandi uhagarare utsinde, uhagarare uneshe icyaha n'igisa nacyo. Shalom. Umugaba w'ingabo mukuru